nzirengagiza zirikana uko wiruka cyane uhunga icyaha umutima umenetse ntabwo nzawirengagiza zirikana uko wiruka cyane uhunga icyaha umutima umenetse ntabwo nzawirengagiza zirikana uko wiruka cyane uhunga icyaha nabonye kugambirira ko mu mutima kunyubahisha kwawe kunyubahisha wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ushinjagira ushira utica igihango twagiranye nabonye kugambirira ko mu mutima kunyubahisha kwawe kunyubahisha wanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami ushinjagira ushira utica igihango twagiranye wakozwa hirya hino umpura ngufite ku mutima wanjye ntacyo uzaba kuko icyo nanditse naracyanditse icyo nakuvuzeho nta muntu uzagihindura icyo nanditse naracyanditse icyo nakuvuzeho nta muntu uzagihindura icyo nanditse naracyanditse icyo nakuvuzeho nta muntu uzagihindura bitanya nawe igihango cy'urukundo rukomeye ntabwo nagutaye cy'urukundo ntabwo nagutaye byose nzabisohoza nta na kimwe nsize inyuma umurongo ubwo bikurikirana byose nzabisohoza nta kimwe nsize inyuma nagiranye nawe igihango mfitanye nawe igihango gikomeye ntabwo nagutaye nagiranye igihango nawe cy'urukundo ntabwo nagutaye ku murongo bikurikirana byose nzabisohoza nta na kimwe nsize inyuma umurongo bikurikirana byose nzabisohoza byose